haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abakristo mwese tubana mu mwanya wa nibature, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye. Yesu Kristo ashimwe kandi Imana ibishimire. Bakristo bitorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose ndabasuhuje. Iki gitondo tubyutse duhereza Imana yacu icyubahiro. Izinze ijoro izinguye amanywa, Imana ishimwe. Ibikubereyemo irakurengeye, iraguteturuye, iragutabaye, iragusekeje, ubyutse uri amahoro, Imana ishimwe. Rero iki gitondo turacyari kuguha agaciro igihango dufitanye na Yesu Kristo, aricyo amaraso ye. Amaraso yamenwe ku bwawe nanjye kugira ngo atubere igitambo kizima, amaraso atwezaho ibicumuro, amaraso dukorererwamo deliverance, amaraso twizera akadukiza, amaraso Imana itubonamo. Icyo kimenyetso cy'amaraso Imana yitubonyeho, yikikubonyeho, yikimbonyeho, itwita abakiranutsi. Ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo ni igihango gikomeye cyane. Amaraso ya Yesu Kristo ni igihango gikomeye. Kwa mbere nababwiye yuko amaraso ya Yesu Kristo ari igihango kidasanzwe, tugereranyije nuko abanyarwanda ba kera bajyaga banywana amaraso, imiryango igakundana ntibe yahemukirana, ndetse bagahinduka abavandimwe bakagabirana. Ntihabe hagira ikintu kiba mu muryango umwe undi muryango utarimo ngo ube ari wo uri gukora imirimo. Mbese babaga abavandimwe, babaga bafitanye igihango gikomeye. Rero icyo gihango twebwe dufitanye na Yesu Kristo kirarenze, kuko ni igihango cy'amaraso kidutsembaho ibicumuro. Ni igihango cy'amaraso gituma ijuru ritwishimira. Ni igihango cy'amaraso gituma duhinduka abana b'Imana. Ni igihango cy'amaraso gituma duhindurirwa amazina n'amateka. Ni igihango cy'amaraso Data wa twese rurangiza rwa burundu atureberamo, yareba akaga ugiye guhura nako, kubw'amaraso ya Yesu Kristo akugaragaraho, ijuru rikakurwanirira udahari. Imana ishimwe. Mujye mumenya ko hari intambara Imana irwana wowe udahari, nanjye ntahari. Imana rero ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondoreka. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome Abaroma ibice 8, duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 3. Titire y'ijambo handitse ngo iki: imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Ni imibereho mishya y'abariho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Ni imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu, bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ni imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu, bemeye ko yabacunguye. Ni imibereho mishya y'abari muri Yesu Kristo, bemeye gushyirwaho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Ni imibereho mishya yewe, ni imibereho mishya. Burya umuntu ukijijwe agira imibereho mishya. Ibya kera biba bishize. Ibya kera biba bishize, Yesu ababikuyeho, ukagira imibereho mishya yo guhamya ko Yesu Kristo ari umwami, ukagira imibereho mishya yo kwirata Yesu Kristo, ukagira imibereho mishya yo kunezezwa n'Imana, ukagira imibereho mishya yo kuyoborwa n'Umwuka Wera, imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu
nta teka bazacirwaho. Imana ishimwe cyane. Nta teka ry'ibyaha, nta teka ry'urupfu rwa kabiri, nta teka. Imana ishimwe kuko Yesu Kristo yabirangirije igorogota. Amaraso ye ya Yesu Kristo, icyo gihango dufitanye na Yesu Kristo, igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo nicyo kidutsembaho ibicumuro. Kuko ijambo rya Imana rirambwira neza ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Bisobanura ngo buri wese abasha kwigererayo. Niwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uzabasha kwemererwa gusenga, uzabasha kwemererwa guhinduka umutambyi kubw'amaraso ya Yesu Kristo akwezeho ibicumuro byawe byose kubw'amaraso ye. Noneho ngo nta teka tuzacirwaho. Kabiri ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Imana ishimwe ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo, Imana ishimwe, bwo muri Kristo Yesu, hari ukubaturwa kubw'itegeko ry'umwuka w'ubugingo byo muri Kristo Yesu, ngo byambatuye, Imana ishimwe, ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Hari ukubaturwa, hari ugukurwa, hari uguterurwa mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu, hakoreshejwe itegeko rya Yesu Kristo, ryo kubatura mu bubata. Hari ububata uyu munsi ukirimo, hari ububata, hari ikintu kikubase, hari ikintu kiri kukuyobora, kikuyoboza igitugu. Nicyo cyaha ugotomera, nicyo cyaha wananiwe kureka, ariko ngo hari ukubaturwa rata, ubatuwe n'itegeko rya Yesu Kristo ry'umwuka w'ubugingo. Imana nishimwe. Yesu Kristo muri misiyo afite ku buzima bwawe muri iki gitondo nuko wemera kubaturwa, ukabaturwa muri ubwo bubata bw'ibyo byaha bikuyoboza igitugu. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Gatatu ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Imana ishimwe. Hari iby'amategeko, ya mategeko y'imimasa yo gutamba ibitambo by'imimasa, yo gutamba inuma n'intungura, ngo ibyo ngibyo amategeko yarabinaniwe kubwa kamere yacu. Kuko umuntu yahoraga acumura buri munsi, buri kanya, buri segonda, bigamusaba ko ibyo byaha ashobora no gupfa akarimbuka atarabona iby'itegeko risaba. Itegeko nimba ryagusabye inuma itigeze igira ikiba, itegeko rikagusaba umwana w'intama muzima udafite inenge, ibyo ngibyo abakene ntibari bubishobora. Ariko ijambo rirakubwiye ngo iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere, kubw'intege nke zawe zo gucumura buri dakika, buri segonda, buri gihe urakanguka ukisanga mu byaha. Imana itugire neza kandi Imana ishimwe ngo ibyo ngibyo Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo. Imana ihabwe icyubahiro cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Imana ishimwe. Narindi kukubwira guha agaciro igihango dufitanye na Yesu Kristo, igihango cya Yesu Kristo. Ngo Imana yatumye Yesu Kristo ngaza afite kamere y'ibyaha. Imana ishimwe ngo kuba igitambo cy'ibyaha. Imana ishimwe cyane ngo icira ibyaha bya kamereho iteka. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ntago tugipfuye, nta gupfa, nta kurimbuka, kuko Yesu Kristo yabaye igitambo kizima gishimwa n'Imana. Imana iciraho iteka, ibiciraho iteka. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakwinginze ngo ukomeze uhe agaciro
igihango ufitanye na Yesu Kristo, kuko niwe wagucunguje irya mibabaro yose yanyuzemo, arangije atamba igitambo kizima aricyo amaraso yameneye igorogota. Imana ishimwe cyane. Muhahe mureho nke mugendane n'Imana. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom.